ndashaka ko twongera tukareba uburyo bwo gukorera amafaranga muri Dairy Equipment, ukaba wabasha kuyabikuza mu minsi itarenze 3 bitewe n'amafaranga waba washoyemo. Ni ukuvuga ngo abakoze subscribe n'abakomeje gukomeza kuba twagendana mu bikorwa ibyo ari byo byose kuri YouTube channel yacu ya Furaha Sudi Official, dukomeje kugendana. Ni ukuvuga ngo uko gahunda zimeze, Dairy ikomeje kuduha amafaranga kandi mu buryo bwiza kandi bwizewe. Dairy ikomeje gutanga amafaranga. Dairy ikomeje gutanga amafaranga, ni ukuvuga ngo link yayo muraza kuyisanga muri description, hanyuma ukenera kuba yagira uko nawe yashaka uko ahindura ubuzima bwe, nawe byaba byiza ayigiyemo, kuko Dairy rwose irizewe 100%, nta kibazo kirimo cya Dairy rwose. Dairy irizewe, Dairy iratanga amafaranga, Dairy imeze neza bihagije, nta kibazo. Buri umwe wese nawe yayinjiramo akabasha gutangira gukorera amafaranga kandi akayabona. Nk'uko bisanzwe twagiye tubereka uko umuntu yiyandikisha muri Dairy Equipment, ko ari ibintu byoroshye cyane. Muri Dairy Equipment ni ukuvuga ngo uza hano ugashyiramo nimero zawe, hano ugashyiramo password, hanyuma muri link muri buze gusanga muri description, aho mushobora kuza kuyifashisha kugira ngo mwiyandikishe muri Dairy. Hano ni ukuvuga ngo turebye hano ni ugushyiramo password, hano ugashyiramo nimero za telefone, kandi ino yo igomba kuba irimo link invitation. Muri ino link invitation, hanyuma warangiza ugahita ukanda ahangaha kuri register. Iyo umaze kwiyandikisha muri Dairy Equipment, bahita bagutwara muri konti mo imbere, wamara kugeramo iyo umaze kwiyandikisha, bahita bagerageza kukwereka uko ibintu bihagaze. Aya ni amafaranga akorerwa kandi akanaboneka, akakirwa rwose, bakayaguha mu ntoki kuri mobile money yawe rwose, nta bintu bigoye. Ni ukuvuga ngo kuri personal yanjye mfiteho ibihumbi 12,000. Aya mafaranga rwose, aya mafaranga araboneka cyane rwose. Iyo dukanze kuri withdraw, batwereka amafaranga dushobora kuba twabikuza igihe cyose twayakenerera. Noneho iyo ushaka ko turebe, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubikuza kuri hano, nimero zawe ziba zirimo ngizi hano, amafaranga ukayashyira hano, amara kuyashyiramo ugahita ukanda kuri withdraw, ugahita ukanda kuri apply, ukamara ku applying, amafaranga yawe ahita ajyaho. Iyo amaze kujyaho utegerezaho iminota mike cyane, kandi kubikuza biri hagati y'amasaha 248, ariko birihuta. Ushobora kubikuza
kagufata nk'iminota 10, 15 cyangwa se 30 nta kibazo, hanyuma kubikuza ni muri weekend ntago bikora, kubikuza muri weekend ntago bikora, ndizera ko muri kubibona. Withdraw igihe ikorerwa, withdraw ikorerwa guhera kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ku wa gatandatu ntago bakora. Amafaranga rero yo kugukata 3,000 minimum withdraw niyo mafaranga y'ifatizo, iyo amaze kugwira urabikuza. Withdraw fee amafaranga gukata ni amafaranga 8 ku ijana, urumva ko ari make cyane, ntabwo ageze ku 10. 8 ku ijana ni make cyane. Dukomeze, turacyari kureba kuri business yacu yitwa Adele Equipment. Noneho ngewe ayo maze gukoresha kuba mfitemo napurayinze cyangwa se ngomba guhabwa, ndizera ko muri kuyabona, ibintu birizewe, muri kubona iminsi 95, iminsi 15, iminsi 18 niyo isigaye. Aya ngaya, aya niyo nashyizemo yari poromosiyo, n'aya nayo arizewe, n'aya nayo arizewe, ni ukuvuga ngo buri hantu hose bigiye byizewe. Aya niyo mafaranga nashyizemo. Mu kwa kabiri nzahabwa ibihumbi 100, nzahabwa ibihumbi 132,300. harabura iminsi 95 ngo ibintu bibe bimaze kugenda neza. Tuve hano tuhasimbuke tujye hehe? Tugiye ukuntu bashyiramo akawunti muri Adele Equipment. Ukaza hano, uza ahangaha, ndizera ko murimo kuhareba neza. Ahangaha withdraw account, ugakandaho, amara gukandaho icyo ugomba gukora uhita ukanda kuri add, withdraw account, hanyuma ugahita ugezamo, ugahita bakwereka aho ugomba gushyira nimero. Ndizera ko turi kugendana. Uhita ushyiramo nimero, urabona ko ngewe harimo nimero zanjye mbikurizaho, ngizi nimero zanjye mbikurizaho, muri kuzibona, n'amazina yanjye ariho, Furaha Sudi, aya mazina ariho, niho mbikuriza. Ni ukuvuga ngo tujye muri dikoda y'aho nabikurije, amafaranga nabikuje, ndizera ko yose murimo murayabona. Aya mafaranga yose narayabikuje kandi narayabonye ku itariki, mugende mureba itariki rwose igihe amafaranga nayabikurije. Nk'aha narayabikuje ku itariki 10 z'ukwa 12 ejo bundi, hano kuri 27 z'ukwa 11, hano kuri 19 z'ukwa 11, hano kuri 1 y'ukwa 11, ahangaha kuri 24 z'ukwa 10. Ni ukuvuga ngo amafaranga aririyo, arakora kandi arabikurika bigakunda. Amafaranga rwose ariho kandi arabikurika pe. Aya mafaranga arabikurika kandi arizewe. Namwe nabashishikariza ko mwayakorera iki gihe, namwe mukazibonera inyungu rwose. Link yo kwiyandikisha iri muri description
hanyuma buri umwe wese nawe atangire arye ku mafaranga ya Dell Equipment kandi irakora rwose, irizewe, ni ibintu tumazemo igihe kandi bidufitiye akamaro, ntabwo nabaha ibintu bitizewe. Noneho iyo ushaka kujya kugura iya bitatu uza ugakanda hano kuri genero, wamara gukanda kuri genero bahita bakakuzana ngiyi iya bitatu iminsi itatu, aha ngaha iya bitatu y'iminsi itatu ugahabwa amafaranga yawe 3,900 yose n'igishoro byose bikazanana n'inyungu, igishoro n'inyungu byose birazanana kandi birizewe. Nze mbereke ko n'igishoro byose bizanana, turi kugendana ya 3,900, dore ngaya niyo nanjye nahereyeho ku itariki 11 z'ukwa gatandatu nibwo natangiye ino bizinesi, kandi tugeze ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 2024, Dell yacu ikirimo gukora itandukanye n'izindi platform cyangwa se n'izindi bizinesi zikora iki, zigenda zigapfa ugasanga abantu barahombye amafaranga yabo. Dukomeze aho twari tugeze kuri genero, amafaranga 3,000 yawe ukayashyiraho, nyuma y'iminsi 3 ukabikuza inyungu n'igishoro byawe byose ukabishyira hehe? Kuri mobile money. Mwabibonye ko kubikuza ariko ari kuri mobile money. Dukomeze noneho iyo ugiye gushyira amafaranga kuri akawunti yawe, hanyuma kugira ngo ubone ko ugura ino mashini y'3,000, uraza ukaza ugaca hano kuri pasona, aha ngaha uraza ukaza hano, ndizera ko muri kuhareba neza, uzaho hanyuma wamara kuhaza ugakanda hano hejuru kuri recharge, tugiye gushyiraho amafaranga 3,000 niyo yibanze twakanzeho, hano uhita ushyiramo, tugendane step by step, 3,000 iyo ushyiramo, turi kugendana, hanyuma ugahita scrollinga, ugahita ukanda kuri confirm recharge, aha ngaha hari kugaragara, ugakandaho. Ni ukuvuga ngo bahita bakubaza nimero yo kwishyuriraho amafaranga, kubera ko uhita ushyiramo nimero, bakubaza nimero ugomba gushyiraho amafaranga. Ni ukuvuga ngo icyo ukora iyo ugiye kugura ya mafaranga yamaze kugeraho, uhita uza ugakanda hano kuri buy, amafaranga yagezeho, ugahita uza ugakanda hano, ukanda kuri aka ngaka, kanda rimwe, kubera ko nayiguze igurwa rimwe, aha ngaha hariho 0, ndizera ko uri kubireba,
ntabwo nemerewe kongera kuyigura. Hanyuma ugahita ukanda hano kuri bayi, amafaranga yawe yose agahita atangira kubyara umusaruro hano. Sawa. Ndizera ko sitepu bayi sitepu naziberetse, aho udasobanukirwa munyandikire kuri 078813, nyandikira kuri 0788137486. Nyandikire kuri WhatsApp no muri gurupe ushaka yinjiremo, ko linki ya WhatsApp iri muri description. Hanyuma namwe mukomeze murye ku mafaranga. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire kuri mwese bantu banjye, ndabakunda cyane, ndabakunda kandi nzahora mbakunda iteka. Ciao ciao, yari Furahasudi official, kandi buri umwe wese agomba gukanda subscribe kugira ngo ajye abona ibyiza byo muri Daily Equipment dukomeje gusangira. Murakoze rero, mbifurije umwaka mushya muhire, uzababere mwiza, uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere uwo kuba mwumva mu bwanyu munezerewe mu mitima yanyu, mukorera amafaranga. Ciao ciao, bye.